ngo barakinyaze sha kandi cyaraje ari we wanyaze umukecuru ari we akanyaga umukecuru kubu yawe baadrama none ndimo ndabazwa nuko narimo namuterekera mutuntu turemereye cyane kubera ko mama yitandukanyije nawe ako du umva mubwiza ukuri hari cyane ako kazi uvuze dumba we ako kazi uvuze ajya kwihakana n'uwahise nshiny'icyara ngo bamvugiye imirimo oya ibyo bintu byo guheha rwose ngo yaragakoze ariko umuhungu wanjye ararambirwa ndabizi ko gihe arambirwa bya bigira bintu birarambirana niyo mpamvu rero nani sesema gito ubaho ugatangira gutekereza nk'abantu bita unakubitana nabi imiswe sha dumba umva nkubwire sibyo umuntu wita baadrama ngo yari akeneye attention ariko yayibonye urumva ariko araza kuza gukuramo ikintu bita ibihano bihagije attention irava matansi bravo sisi tutampiga bimwe bikomeye cyane atangiye kugenda postinga ibintu ngo abarundi ngo bamushutse bamubwira ngo urarenze bagira gute yavuze ngo mu cyumweru waba ukipostinga biriya ntabwo wabona ibyo postinga buri munsi ntabwo bishoboka ariko dumba ujye wongeraho akantu ngo baadrama w'umuvugizi w'interahamwe ngo ni umuvugizi w'interahamwe n'ibigaragara ubu ngubu tuvugana ushobora kuvuga baadrama niba mumenye umuvugizi w'interahamwe nk'uko uvuga ngo icyogere mu nkuba nilikwambia dumba baadrama turamukuba ni umuvugizi w'interahamwe kuzi cakure nk'iyo umuntu aza uri kumva nk'iyo umuntu aza akazanaga ibyo ngibyo ngo byaba Kizito akabeshya ko ngo Jay Polly nawe ngo yishwe akavuga ko ngo umusize bahati ngo yashimuswe akazana ngo byaba Rwigara n'abandi